Rero kugezana n'ubu sindiyumvisha ukuntu umwana w'umukobwa umwari w'u Rwanda umubyeyi w'ejo hazaza uzarerera u Rwanda yifata akavuga ati ku myaka yanjye 18 ku myaka yanjye 20 ku myaka yanjye 16 ngiye kuboneza urubyaro ukajya kuboneza urubyaro utazi neza yuko unabyara simbizi ukajya kuboneza urubyaro utazi kunarugira. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana yera, Imana y'amahoro, ngenda gushimye kumpaye amahirwe yo kuboneka ahangaho bishimirwe. Mana nkweretse abagiye kunyumva bose n'abagiye kundeba bose ubaha umugisha. Mana ndakwinginze ngo iki kiganiro tugiye kugirana nabo uyu mwanya kigirira umumaro abacyumva kandi kibasigire inyigisho mu izina rya Yesu. Nyemerera uganze utegeke ntabari twe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Byose tubisabye twizeye mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Ndongeye ndabasuhuje inshuti bakunzi ba Aline 250 amahoro y'Imana abane namwe. Ndabasuhuje abari mu burasirazuba, mu burengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, umujyi wa Kigali ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, bari muri Afrika n'abari ku yindi migabane. Mwese amahoro y'Imana abane namwe. Ibiganiro byacu nakagaruka rero uyu munsi tugiye kuganira ku mwana w'umukobwa, ariko uyu munsi ndifuza yuko tuganira ku bana b'abakobwa baboneza urubyaro. Ni ikibazo gihangayikishije ababyeyi cyane kubona umwana w'umukobwa afata umwanzuro akavuga ati njyewe ngiye kuboneza urubyaro. Murabizi yuko ari ibintu bisigaye bikorwa kenshi cyane ko igihe uwo mwana w'umukobwa yafashe uwo mwanzuro akajya kwa muganga nukuri bamwakirana na yombi. Ariko ndagira ngo tuganire inshuti bakunzi ba Aline 250 nukuri mumbwire mwebwe uko mubyumva nuko mubibona. Njyewe uko mbibona ubundi nzi yuko kuboneza urubyaro ari gahunda y'abantu bubatse bakoresha mu rwego rwo kugira ngo baboneze urubyaro nyine, kugira ngo haveho kubyara indahekana cyangwa se inkurikirane bikabije, cyangwa se kubyara abana batateganyijwe, cyangwa se kubyara abana benshi kandi ubushobozi bwawe ari buke. Uko niko mbizi. Rero kugezana n'ubu sindiyumvisha ukuntu umwana w'umukobwa umwari w'u Rwanda umubyeyi w'ejo hazaza uzarerera u Rwanda yifata akavuga ati ku myaka yanjye 18 ku myaka yanjye 20 ku myaka yanjye 16 ngiye kuboneza urubyaro ukajya kuboneza urubyaro utazi neza yuko unabyara simbizi ukajya kuboneza urubyaro utazi kunarugira. Numva ari ikibazo gihangayikishije ababyeyi benshi cyane. Ariko wowe ubyumva uti iyo wumvishije umwana w'umukobwa yagiye kuboneza urubyaro ubyumva uti? Hari ababoneza urubyaro kubera yuko wenda babyaye, wenda n'umukobwa yabyariye iwabo, wenda aravuga ati kwifata kwanjye ndabona ari hafi ya ntabyo, reka njye kuboneza ntawamenya ejo cyangwa ejo bundi ntazongera nkabyara undi. Ariko noneho uyu mukobwa we utazi ko anabyara, utazi yuko ari na muzima, utazi ibipfa n'ibikira niko navuga, wagafata umwanzuro akavuga ati kanjye kuboneza urubyaro, akaganira n'umuganga, umuganga akamubwira turakoresha ubuhe buryo, hari ubu n'ubu. Umukobwa ubwe rwose akamubwira ati muganga nkeneye uburyo ubu n'ubu. Nuko nyine muganga kukuba wamwishyiriye akabuguhereza. Ese nkawe nk'umwana w'umukobwa wafashe uwo mwanzuro wo kuvuga ngo ngiye kuboneza urubyaro, gufata uwo mwanzuro ububizi gute kubyara? Icyambere ububizi gute kubyara? Icya kabiri
ese uba wumva umubyeyi wawe wakubyaye amenye yuko uboneza urubyaro cyangwa papa wawe uba wumva yabyakira ati? Ese nimba mama wawe ari we wakugiriye inama yo kujya kuboneza urubyaro, ujya utekereza mu mutima we kugira ngo afate uwo mwanzuro imbaraga byamutwaye? Ujya ubitekereza? Ese nimba papa wawe cyangwa se famiye yawe yaricaye bitewe n'ukuntu n'imico bakubonana bakavuga bati rwose genda uboneze pe, go ahead, ujya wibaza babikubwiye bishimye cyangwa babikubwiye bababaye? Rero uyu munsi ndagira ngo tuganire kuri iki kintu cyo kuvuga ngo kuboneza. Uyu munsi ndagira ngo nongere mbabwire uku kuntu abana b'abakobwa baboneza urubyaro kandi batazi ko banarufite ni ikibazo. Ariko nanone ngana ku musozo, nk'umukobwa ni byiza yuko yirinda. Kuri nge ni byiza yuko yirinda. Umwana w'umukobwa arangwa no kwirinda, kwifata. Byaba byiza ugasenga, byaba byiza ukiragiza Imana, byaba byiza ukabaho mu buzima bushaka Imana, kuko iyo usenga bigufasha kwirinda kurushaho, rwose ukagerageza mu bukobwa bwawe kubana n'Imana. Ikindi ukagerageza kwirinda, kuko agaciro kawe ni ukuri umukobwa nyine, ukaba umukobwa wiyubaha, ukaba umukobwa wirinda, ukaba umukobwa w'icyitegererezo. Baba bafite imico itameze neza. Iyo mico mugerageze muyiveho, iyo mico mugerageze muyirinde, iyo mico mugerageze muyivemo, kuko nta hantu uwo muco wakugeza, nta hantu wakugeza. Ibaze wishoye mu kuboneza urubyaro, ntuzi igihe uzashakira, ntubizi ko uzanashaka, kuko burya no gushaka ni umugisha Imana itanga, ntubizi. Ngaho ibaze utangiye kuboneza ufite imyaka 18, ugejeje mu myaka 20, 25, 30, wenda nturashaka, ukibayeho muri ubwo buzima. Ese ejo bundi ni wubaka urugo, uzaba wizeye neza yuko uzabyara? Ese nyuma y'imyaka 2 uba muri onapo uboneza urubyaro utazi neza yuko urufite, nyuma y'iyo myaka 2 nukenera kubyara warashatse bikanga, uzarenganya Imana? Ese nyuma y'uwo mwaka umwe, sinzi wenda uburyo ukoresha, wenda byashoboka yuko unywa ibinini, wenda byashoboka yuko witeza inshinge, wenda byashoboka, sinzi icyo ukoresha. Ariko se nyuma y'uwo mwaka witeza izo nshinge za buri gihe, ejo nushaka umugabo agategereza yuko ubyara agaheba, icyo gihe uzarenganya Imana? Ese uzavuga ngo Mana nzira iki? Ese uzavuga ngo Mana niki gituma ntabyara? Ni ibintu tugomba gutekerezaho neza. Ntitukishore mu bintu ngo urebe icyo uri kurengera aka kanya. Okay, uyu munsi ushobora kurengera kutabyara, ariko ukabirengera by'iteka ryose. Tubwizanye ukuri, ukabirengera by'iteka ryose, kandi bibaye iby'iteka ryose wazababara, kuko hari igihe cyazagera ugashaka kubyara bitagikunze, kubera yuko biriya binini, ziriya nshinge, biriya biki, ibyo ari byo byose bifite ibintu byangiza mu mubiri wawe, bifite uko Imana yaturemye, bifite ibyo bigenda bihindagura. Uri kumva? Ubwo rero nyuma y'igihe runaka, nyuma y'iyo myaka 5 uri muri ubwo buzima, nyuma y'imyaka 10 ubayeho muri ubwo buzima, ejo cyangwa ejo bundi ushobora gushaka ugakenera umwana ukamubura. Inama nziza rero nakugira, nimba kwifata utabishoboye, nimba kwifata bikunanira, bifatanye no gusenga. Iyo usenga Imana iguha izindi mbaraga, bifatanye no gusenga, bizakunda, bizashoboka. Nibimara gushoboka uzabasha kwirinda, urinde ubuzima bwawe, uba umukobwa mwiza ufite indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda, uba umukobwa mwiza ubasha kwirinda we n'umutima we n'umubiri we bikemera, uba umukobwa mwiza, uba umwari w'u Rwanda. Ndagushimye wowe wakomeje kunkurikirana, ndagushimye wowe ugejeje aya masaha ucyumva ibyo ndi kukubwira. Ntusaba nimba utarakora subscribe, ukore subscribe kugira ngo
n'ubutaha ujye wumva ibiganiro byacu kuko ni ibiganiro byagira aho bigukura naho bikugeza. Imana y'amahoro ibaha umugisha, Imana y'amahoro ibagirire neza. Bakobwa b'u Rwanda muzirikane cyane yuko ari mwe babyeyi bejo hazaza b'u Rwanda. Kadushima Imana kubera yuko hari ibigiye guhinduka cyangwa wowe nkurikiranye hari umwanzuro ugiye gufata. Nimba wanabitekerezaga kuzajyayo bibaye byiza, ongera ubwire Imana uti Imana fata umfashe unshoboze nkomeze nirinde. Mana data wa twese, Imana yera, Imana y'amahoro, ndagushimiye kubw'aka kanya nkweretse ababashije kumva iki kiganiro bose ubaha umugisha, abakobwa bacyumvishije, abasore ababyeyi bacyumvishije, nyiringabo Imana kibabera inkomezi. Nkweretse abatumye bafata umwanzuro wo kwirinda no kwifata ubashoboze. Urakoze mubyeyi mwiza kubyumvishe, nanjye mbisabye nizeye mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera.